nubwo dutwika Imana ni rutwitsi kuturusha. Icyo gihe nari ndi umukobwa uzunguza ikibuno umusazi ukunda amayoga ukunda amatabi ibintu byinshi cyane. Ariko nyine igihe kiza kugera ibyo byose birahagarara. Uyu munsi ndi umukobwa w'umukristo ukijijwe ukunda Imana cyane. Ubaze urumvuga we yamenyereye kukubona mu nzu ninjoro yamenyereye ko murarana rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri. Amenyereye ko mwicara mukaganira uri muzima nka rimwe mu kwezi utari swingi akabona urakijijwe aba yumva nawe aguwe asigaye yitabwaho umwanya arawubona. Reka tugushimire cyane wowe wakoze subscribe ni by'agaciro cyane kuri channel yacu. Wowe uherereye mu majyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, iburengero bwaryo n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe twashatse umuntu. By the way, ni n'ikiganiro cya mbere tugiye kugira kuri channel yacu. Turi kumwe n'umuntu hano ntabwo bisanzwe, afite ibintu byinshi agomba kutuganiriza. Yaciye muri byinshi abantu baramuzi, ariko uyu munsi ni umuntu ushobora kuba yarahindutse totally abantu bari bamuzi bitandukanye nuko bari bamuzi ubushize. Reka tumuhe kuri ikaze kuri mic za Today 250. Tuguha ikaze. Murakaze cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Umeze neza? Meze neza cyane. Ntabwo wari ubizi ko ari wowe wa mbere dukoresheje ikiganiro kuri Today 250. Ni by'agaciro rero tugakwakira. Ndabikunze cyane ni byiza nyine. Ni by'agaciro rero kuba tukwakiriye kandi ugiye kudusangiza mu by'ukuri ubuzima waciyemo. Ni byinshi wagiye unyuramo, abantu bakuzi watangira ubibwira neza mu ncamake. Abantu banzi uyu munsi banzi ko nitwa Lisa Sano Zahabu y'Imana. Ako kera bari bazi ku mazina menshi cyane. Atandukanye n'ayo uyu munsi banzi. Kera bari bazi Lisa Sano, isi, sanzure byose ngo ibintu byinshi nyine. Ariko uyu munsi nitwa Lisa Sano Zahabu y'Imana gusa. Kubera iki Zahabu y'Imana? Kubera ko ibyo byose byari biriho ntacyo byari bimaze, ariko uyu munsi kuba nitwa Zahabu y'Imana hari icyo bimariye. Reka tugaruke inyuma gatoya tubanze tumenye Zahabu Liza wa wundi watwikaga, ayo mazina yose bayakwitira iki, no kubera iki, byari byagenze gute? Nuko nyine ibyo nakoraga, impamvu ubundi amazina yanjye yahindutse, ibyo nakoraga icyo gihe n'ibyo nkora uyu munsi biratandukanye. Icyo gihe nari ndi umukobwa uzunguza ikibuno umusazi ukunda amayoga ukunda amatabi ibintu byinshi cyane. Ariko nyine igihe kiza kugera ibyo byose birahagarara. Uyu munsi ndi umukobwa w'umukristo ukijijwe ukunda Imana cyane. Byagenze gute? Wenda hari ukuntu wenda umuntu hari ikintu kibaho runaka bigatuma wenda umuntu ashobora guhita ahinduka. Byagenze gute kugira ngo wenda wumve ko ibintu ibyo wari urimo bishobora guhagarara ugatangira urugendo rushya? Hari ukuntu uba utarajijuka ukaba utazi aho uri kuva n'aho uri kujya, cyangwa se utazi ubuzima ushaka kubaka. Rero icyo gihe niko byari bimeze, nari nkiri mu rujijo, ariko isaha y'umuntu iragera. Isaha yanjye yarageze, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, maze mpindura ingendo, mpindura ibikorwa, mpindura imico, mpindura byose. Bituma ushobora kumva yuko ukwiriye kujya mu muryo w'Imana ukareka ibyo ngibyo byose wari urimo. Bituma numva ko ngomba nyine kuba umukobwa ukijijwe. Nkabaho nk'umukobwa w'Imana, apana kubaho nk'umukobwa wa shitani kandi ari Imana yandemye. Hanyuma Zahabu w'Imana, Zahabu w'Imana ubundi ni muntu ki? Aracyari umukobwa? Ese ni umubyeyi? Ibi byose wabidusobanuriramo. N'icyo gihe nari ndi umubyeyi, ahubwo nuko ntari nzi indangagaciro z'ababyeyi. Rero uyu munsi ndi umubyeyi uzi indangagaciro z'ababyeyi unabyemera. Yego. Hanyuma ubu ngubu ibyo wanyuzemo ni byinshi cyane.
yenda gerageza wenda utunyuriremo utubwire wenda ibyo wenda wumva ushobora kuba warakoze byanatumye wenda wavuga ati mfashe umurya wo kujya mu by'Imana. Ni byinshi nyine umuntu aca mu bintu byinshi ariko icyo gihe uri kubicamo ntabwo umenya ko ari bibi bitewe n'uko uba wumva ari byo ushaka. Ni byinshi cyane, amayoga menshi, amatabi menshi, kubyina nyine, kuzunguza ikibuno gutyo, imyambarire itari myiza nko kwambara amamini, ubusa, ibyo nakwita ubusa, kurwana, gushwana, gutongana, ibintu nk'ibyo. Rero ni byinshi cyane ariko uyu munsi nyine ntabwo nkibicamo, nta nubwo nakongera kubicamo kubera ko namenye I know who I am. Nzi n'impamvu ndiho, nzi n'undeberera buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Ufite abana bangahe? Mfite abana 3, mfite abana 2 banjye nabyaye n'umwe w'umwadoptive. Ni ukuvuga ngo uwufashe, yego, uwurera, yego. uwo mutima birumvikana. Noneho ahubwo ni n'ikintu gikomeye cyane kumva wenda umuntu w'umubyeyi nka Zahabu wabonaga kiriya gihe uri mu bantu bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo hari umwana nkwiriye kurera. Byagenze gute? Ni umuntu wenda waje arakubwira ati fatira uno mwana umurere, cyangwa waramubonye ahantu uravuga ati reka mufate murere? Nari ndi inshuti cyane na mama we. Aza gukora accident turi kumwe, akoze accident turi kumwe. Rero ntago nari nzi famille, nta n'ahandi nari nzi. Rero byabaye ngombwa ko ngumana umwana, ko twageze kwa muganga we yamaze gupfa. Rero ngewe nkomeza kubaho, nkomeza no gufata umwana kuko numvaga ko nyine mama we byarangiye ninjye wamusigaranye. Ndamutwara, ndamugumana, ndamurera. Nyuma biza kuba ngombwa ko famille iboneka. Famille iboneka umwana agize imyaka 2, namubonye afite amezi 2. Famille yabonetse umwana afite imyaka 2, mbona ntago bafite gahunda yo kumurera no kumwitaho, komeza kumugumana. Icyo gihe impanuka yari yabaye mwari muri kumwe cyangwa wumvishe ko inkuru y'impanuka ibaye hanyuma ujya gutabara? Twari turi kumwe muri Kwasiteri tuvuye Rwamagana, itugusha hano Rugende. Rero nyine umwana mu urarokoka? Wowe urarokoka n'umwana ararokoka? Yego, umwana we nta nubwo yigeze akomereka, nta n'ikibazo na kimwe yigeze agira. Icyo gihe yari afite imyaka ingahe? Yari afite amezi 2. Yari afite amezi 2. Abandi mwari muri kumwe byo byagenze gute? Bari abantu benshi, ariko Kwasiteri yuzuye. Twarokotse turi abantu 3 n'uwo mwana. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ariko Imana iba yarahabaye nubwo tuba tutari tuyizi, ariko yo iba yari ituzi. Urumva ko urugendo wa mugani ufite ishingiro yo kumva yuko ukwiriye kujya muri iyo nzira y'Imana mu by'ukuri. Hanyuma ibyo byabaye ukiri muri ibyo ngibyo? Nari nkibirimo, ahubwo nibwo nari mbirimo neza. Nibwo nari mbirimo cyane, ariko nyine nubwo ubuhemukira Imana ukayibabaza ariko yibikuza. Ibyo watwika byose, warya amasho, wakora iki byose, nyine bibireba kandi ikabigufashamo ikakurinda. Kuko ibibizi ko igihe isaha n'isaha izakwambika umugozi wayo, ari narwo rukundo rwayo, ikwiyegereze mu minota mike cyane. Kuko rega nubwo dutwika Imana nirutwitse kuturusha. Izo mbaraga nyine irazitwika. Ntabwo byoroshye. Ubwo ni ukuvuga ngo wahise umufata umujyana mu rugo akiri mutoya, birumvikana. Yari wa mwana ukiri konka, wari umwana ugishaka ababyeyi, birumvikana. Ibintu byose kugeza n'ubu ngubu umwana amaze kugira imyaka 2, niko wavuze? Icyo gihe nyine famille yabonetse afite imyaka 2, ariko ubu ngubu afite imyaka 5. Ni ukuvuga ngo icyo gihe waramufashe, urabanza uramujyana, uramurera, arakura, agira imyaka 2, bigeraho aza kubona ababyeyi agize imyaka 2. Kugeza na n'ubu ngubu muracyari kumwe? Turacyari kumwe cyane, nta nubwo tugomba gutandukana. Ni ukuvuga ngo agufata nk'umubyeyi cyane, anyita mama we, nanjye nkamwita umwana wanjye. Mbese no kuvuga ngo tugomba kugumana, twatwika tugatwikana. Uwo mwana hanyuma ndashaka kugira ngo menye abo bandi bana papa wabo
niwe mubana ubu ngubu cyangwa wamubyaye muri bya bintu wenda wumvaga ko wenda ari ibya bintu by'uburara cyangwa nibi? No, turabana kuko ndi n'umurara, papa wabo twari tuziranye kandi twabanaga neza. Hanyuma waje guhinduka n'ubundi muri kumwe na papa w'abana. Okay. Ntabwo byoroshye burya. Birumvikana ko umuntu aba afite urugendo rurerure. Umuntu agira urugendo rurerure rw'ubuzima, ntabwo biba byoroshye, ariko uko byagenda kose ubundi ubushake n'ubushobozi, iyo ubishaka byose urabishobora. Hanyuma umugabo we yabyakiriye gute? Yabyakiriye neza cyangwa se ubaze urumva umugabo yamenyereye kukubona mu nzu nijoro, yamenyereye ko murarana rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri, amenyereye ko mwicara mukaganira uri muzima nka rimwe mu kwezi utari swingi, akabona urakijijwe, aba yumva nawe aguwe, asigaye yitabwaho, umwanya arawubona. Hanyuma se papa w'abana we ntabwo we ajyaga muri ibyo bintu? Ntabwo ari wa muntu wenda agushyigikira avuga ati yenda mwajyanaga wenda wajya gusohoka nawe akaba yasohotse? Yari wa mubyeyi we urumva niwe witaga ku bana? Icupa ryo yararikubitaga ariko ntibimubuze kwita ku bana. Ntabwo yabaga addicted cyane, ntabwo yari addicted cyane nkanjye. Umuntu ukubona ashobora kubona ko uri umubyeyi mwiza pe, ni umugore mwiza. Intandaro y'ibi ngibi ni iyihe? Intandaro y'ibihe yo gukizwa yo kujya muri ibyo bintu wenda ushobora kuba byaratumye abantu baragufataga icyo gihe bakagufata nk'indaya nyine kuko abantu benshi babivuga hanze aha, yari iyihe mu by'ukuri? Niki cyaratumye ujya muri ibyo bintu? Nta ntandaro, iyo bwayaze buba bwayaze, ntawe uratwika nyine icyo kibuno ukakizunguza ugakora ibyo ushaka byose, abana ukabavuna, ubundi nyine nta ntandaro yabyo, ni ibintu byizana mu muntu tu. Satani nyine bari kugutwikiramo. Numva ngo ni Satani wakongoje. Satani nyine barimo gukoreramo, yarimo gukoreramo ibyo ashaka byose urabikora, kandi ibyo nakoraga byose byari bihwanye no gushaka kwe. Hanyuma uhitamo uravuga ati ibi bintu ndimo ntabwo byahura, reka nigire mu Mana. Hanyuma Zahabu, ubu ngubu turi kuganira aha ngaha, hari inama ushobora kuba warakuyemo? Nyinshi cyane, kuko nyuma yabyo naje no kurwara amara cyane bikomeye, binsaba kujya kwivuza hanze, ariko bituma ntabasha kujyayo Imana kubera ko ihari. Ntabwo nagiyeyo, nabonye umuganga w'umusipesiyalisite hano mu Rwanda, aramvura ndakira, ariko nyine nk'ubwo ngubwo bitewe n'uko nageze kwa muganga bakabona ko amara yanjye afite ikibazo, bakambwira yuko biterwa n'amarikoro, ari amarikoro yagiye ayatwika yangiza. Nk'ubu ngubu kugira ngo uzanyumvishe ko umuntu ashobora kwicara agafata nk'icupa rya konyagi cyangwa rya henesi akarinywa akarimara, akumva ko ntacyo bitwaye, nkanjye ntabwo nshobora kubyumva. Nicyo gituma nk'umuntu wese mbonereho kubwira umuntu wese ukoresha inzoga cyangwa se ikintu cyose kirimo alcohol ko mwakihangana mukabireka cyangwa se mukagabanya, kuko bitabera neza ubuzima bwanyu, bituma mugabanya iminsi yanyu yo kubaho. Nimba ari swing basi gabanya unywe gake gake, nako bizageraho ukareke, kuko nta muntu ujya kureka ikintu ngo ahita avuga ngo ndakiretse nonaha. Basi wagenda ugabanya buke 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 buke, finali ukazumva ko no kubireka bishoboka. Imana nayo ibigufashamo, kuko Imana ifasha uwifashije. Ntabwo wavuga ngo ndashaka kureka alcohol ngo nurangiza uvuge ngo Imana ngo izamfashe ndeka alcohol, uhita ugenda ugura icupa rya Chivazi urinywe, nurangiza ngo Imana izagufashe, ugure Hennessy ngo Imana izagufashe, ugure Blue Bottle ngo Imana no. Imana iragufasha nyine ukabireka bitewe n'uburyo wagiye n'uburyo wakozemo, wagiye wifasha nawe. Imana ifasha uwifashije. Gusa abacuruzi ba Hennessy n'ayo mayoga yose mvuzi mugomba kunyishyura, nimva hano ndaje. Okay, birumvikana rero. Hari ni byinshi wagiye utubwira. Hari inama wenda ushobora kubwira abo bantu? Hari icyo wenda Imana yakweretse muri urwo rugendo rwose tugana ku musozo? Hari icyo bababwira nk'urubyiruko? Hari icyo babwira nk'abadamu?
nk'ukuboko kw'Imana wabonye muri iyo mpanuka, wenda nawe wari mu bantu bari gupfa, ariko wabonye ko Imana ikwitayeho, ikigufite mu biganza byayo, irakurokora. Icyo nababwira cya mbere ni uko nta nubwo ngomba kugira icyo mbabwira ku by'Imana ikora, kuko iby'Imana ikora icya mbere kuba naravuye muri iyo mpanuka kwasiteri yuzuye haryijyamo abantu 18, nkarokoka mu bantu 3 barokotse 29. Kuba rero naravuye muri abo bantu 29 nkarokoka muri abo bantu barokotse, ni ukuvuga ngo niko Imana ikora, niko Imana irinda, nuko yari izi ko igihe kizagera nkayikorera, ariko nubwo yari mfite uwo mugambi njye ntabwo nari mbizi. Nicyo gituma nabwira nk'urubyiruko rwose, ababyeyi bose, Imana ifite ikigutekereza ariko wowe ntabwo ukizi. Wivuga ngo reka wikorere ibyawe cyangwa se wigire mu byawe, witwikire wikorere iki, ntabwo Imana ikigufitemo umugambi ntabwo izakikubwira, ntabwo uri bukikubwire kubera ko urimo kwigira gutyo, ahubwo wowe urimo kwiyahura, urimo gusiga ibyiza byari imbere yawe, urimo urabisiga, urimo urirukanka cyane ukabisiga. Rero genda gake, witware neza, uhinduke, usenge, wubahe Imana, witandukanye n'icyo yanga cyose. Njya mbona abantu benshi bavuga ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha. Kunywa inzoga ni icyaha, kuko vino ni umukobanyi. Igihe cyose urimo kunywa ibisindisha kandi uzi ko ari umukobanyi, nawe wabaye umukobanyi. Rero ntabwo kunywa inzoga ari byiza, itandukanye n'icyo Imana yanga cyose, wisanishe nayo, nayo iguha ubushobozi bwo kubaho usa nayo. Icyo kintu nababwira hagati aho. Tugushimira cyane rero kuno mwanya wawe waduhaye, kuno munsi udasanzwe. Twagize amahirwe mu by'ukuri kukubona, ntabwo byari byoroshye kugira ngo wenda tunakubone, ariko tunagushimira cyane kuno mwanya waduhaye. Ibiganiro byo ni ibisanzwe, tuzagenda dusura abantu bitandukanye baduhereza ubuhamya. Tunagushimira cyane wowe wakoze subscribe, ni by'agaciro cyane. Abantu benshi muzagenda mubabona, ubu nibwo dutangiye, kandi ndizera ko bizagenda neza mu by'ukuri. Abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, uburasirazuba bwabo, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, n'abari hanze turababona cyane, abari muri Canada, muri Amerika, muri Mozambique, inshuti zacu turazibona cyane, zizadushyigikira cyane, kandi muzakomereza aho ngaho. Like, share, comment, ni by'agaciro cyane. Tunagushimira cyane zawe. Abundi mutwike mwimanukire. Ese baracyamanuka cyane ukuzamuka? No kuzamuka, nta byo kumanuka. Kuzamuka byubahwe. Tugana ku musozo rero, tugushimira cyane. Hari icyo wenda reka ngiye nkwibariza akabazo kamwe. Usenga kangahe ku munsi? Njye ntabwo ndi umusilamu, ntabwo nsenga buri mwanya, ariko ndasenga. Erega nubwo wasenga rimwe ku munsi, niyo wasenga urimo woza ibyombo, nta munyagara w'isengesho. Isengesho ryose rirazamuka bitewe n'imbaraga uriho. Nusenga, amara gusenga ukajya kwifatira ubuswingi, ntabwo bizagarukira aho wagiye. Nyine ubwo nusenga, amara gusenga ugahita winjira mu cyumba, ugahamagara umujama mukajya mu cyumba mukagira uko mubigenza. Isengesho ntabwo rirenga amabati, riguma rizenguruka hejuru yanyu, kandi burya nubwo riba riyazenguruka nta n'ikintu ririmo ribamarira, ni ukubashungera gusa tu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana ntabwo ibumva, ni ukwirebera umudiho murimo, nta kindi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana ntabwo ibumva, bigarukira aha ngaha. Imana se yakumva ute utayisenga ngo unayihe umwanya wo kukumva, unayihe umwanya wo kukwitegereza? Se yakwitegereza umuntu akuri hejuru utari wowe? Nyine ibibareba, ariko ikababona nyine nk'abanyabyaha, nk'abantu bakoze ibitandukanye no gushaka kwayo. Ni ukuvuga ngo amasengesho aho ngaho agarukira hafi mu by'ukuri, ntabwo ajya nta hafi, urayagendana nk'uko nyine ryari riri kuri mutararivuga. Uburyo ni kuba ukimeze, kandi kuba uba warivuze riba ryanapfuye. Ntabwo byoroshye rero,
ntabwo byoroshye mw'abantu mwe murabyumva. Uru ni urugendo rurerure umuntu witwa Zahabu witwaga Liza Sano Rutwitsi Isanzure ngize ngo uravuze ngo rutwe oya ntago tuka ubwo se mfite runini nka ruriya rwa CD. Imana yaduhana kandi umaze no kutubwira mu magambo ntago twagutuka. Hako ngiye ikintu nshaka kubaza Swedic buriya yagiye gusenga uyu munsi. Arasenga. Swedic uyu munsi wasenze? Arasenga ariko ureba nk'umuntu utasenze. Arasenga ariko mbona byeri mu menyo. So tunagushimira cyane rero mu by'ukuri tuzongere wenda tunagusure nta kabuza wenda ndizera karibu waduhaye igihe cyose uzaduha karibu. Ariko icyo kintu gikoreho kirakurya to urayakireke se nkubeye dore no kuntu kibanza ari ivubi oya kuntu kimani ni ivubi ntago ari ivubi mwana utantereraho mbiswase sikutumye ibintu bipfa mwana byicwa se ni iki mbabarira.